hanyuma nawe wa mukobwa wifata none jewe ngo baragwa amafaranga ngo utange video ariko nikumva icyo kintu uzi video ni nk'ibi biganiro dukora kuri YouTube tibisashira ni ame uzashakwa umugabo uzaje gushaka uzambwira ngo uri gushaka ndi ese ntago wabonye iyi video kandi uzogiraga ngo yarashize hari abahungu bafite ama app gusa yo kuzibikamo ibi bizagira impact ku buzima bwawe ku buzima bwabo bw'abazagukomokaho bose ubusebeje usebeje nyoko iso sokuru wawe abana bazava mu nda yawe abuzukuru bawe bikumva icyo kintu kubera gusa just amafaranga amadolari ejo bundi nagiye kubona mbona n'abagabo bari mu kubikora baza n'ubundi bahora bamuriwe imirimo irahengama bibaze mvuga ibintu ntanaseka ukuntu biba byambabaje umuntu w'umugabo Yesu mutumye nyibuka pe Yesu we kugira ngo bamwemere agahindura ururimi akigira umutwe akigira umushi uri umunyamurenge. Hey guys, welcome back kandi kuri AM TV show. Tubahaye ikaze turabiyegereje tunabashimira ko mukomeje kutwereka urukundo rwinshi. Ikiganiro cyashize mwaduhaye compliments nziza, comments nziza, amakomantere meza gusa ameze neza. Imana ibahe umugisha ko uyu mwaka muri guhinduka, muri kuba abantu bazima. Ariko uyu mwaka ngende kubona uzabamo ibintu byinshi byiza kubera ko abantu ko baragenda bagerageza kuba beza. Hanyuma ndabiyegereje kuri AM TV show n'ubundi nk'ibisanzwe kugira ngo twongere tubane muri ibi biganiro tubaha bya buri munsi. Mugerageze guys mukore subscribe, sharing ibi biganiro, munatere comment ko ni biganiro wa sharing umuntu wawe bikagira icyo bimumarira, bikagira icyo bimufasha kugira ngo ibintu bigende neza. Hanyuma ntabatindiye hari sije indimo, hari ikintu kindimo cyabaye gikomeje no kuba kirambabaza, gikomeza kumbabaza, nkumva nshaka kukivugaho ariko twanakivuzeho by the way, ariko nkabona ntago bihagije, nkumva nkeneye gukomeza kukivuga kugira ngo gicike. Nkeneye kukivuga kugira ngo kirangire n'ukuri niba bishoboka, niba mutwumva kuko niba social media hari umuntu ihindura mugerageze muhinduke. Icyo nashatse kuvuga ni bino bintu by'amavideo acicikana y'urukozasoni byari bimaze kugabanuka, ariko kandi bizongera birazuka. Ibi bintu ni ni nk'amapepo n'uwo yaje mu bantu. Ibi ni ibiki? Aho umuntu afata video wenyine akayifata ngo ari kohereza umuntu. Ubundi bigenda gute? Uba wamweye iki kugira ngo ufate nonje sintangazwa nabo bazifata, wenda hari abo nze mbona bazifata bari nyine gusambana bakaba bazifashwe n'undi muntu akaba yaguhemukira akayishira hanze kuko yagufashe video nyine uri gukora ibidakorwa. Ariko utangaje kurushaho no wayifatiye ugasanga wacanye telefone yawe iteretse hano nawe uri kwimaringa ngo uri gukora video ngo utumire umuntu. Cyagenze gute? Abantu mwamweye iki? Kuko mwarakaye. Aha ngenda rumira. Ariko ahenshi usanga abahungu bafite mu ruhare runini. Abahungu bafite mu ruhare nka 90%. Ari cyane abahungu muri diaspora. Hari abahungu badafite akazi ko gukora pe. Akazi kabo
ariho kwirirwa babwira abantu ngo wantumiye ifoto wambaye ubusa, wantumiye video, nibwo nzagushaka, akanagutumira amafaranga ye kavuga. Akaba yaravuga ati kugira ngo ubyemere ko, kugira wemere ko inge nawe biseriye, genda uvuga iwanyu, genda ubivuga iwanyu. Ugasanga wabivuze iwanyu, wabigize seriye ko mugiye kubana, ariko intego nyamukuru ari video akora mwe muri ibihu ntagiye muri izabazungu ntiziri kuri social media. Wahaye wumva nk'ishema umwana w'umunyamurenge kuri social media yambaye ubusa, ari wowe ubiteye. Rega uko byagenda kose uwo ni mushiki wawe, hari umuhungu numvishije yaravuze ngo abanyamurenge kubera urukundo twagiraga, ngo abantu muri Kongo basangiraga n'amashereka. Ugasanga ngo umubyeyi uvuye ku isoko ngo abana bose baramunse muri quartier. Nibyo narimvuze ngo abanyamurenge twese turavukana. Numvishe inkuru ko abanyamurenge, ntabwo nari mbizi, numvishe urukundo abanyamurenge bagiraga tukiri iwacu, ngo abanyamurenge barakundanaga ku rwego abana basangiraga amashereka, ku rwego umubyeyi yavaga mu isoko ngo agasanga abana bari aho ngaho nyine mama wabo bataraza, ngo abana bose bakamwonka tibahage, undi mubyeyi yaza bakurira kuri wa mubyeyi bakamwa kugeza igihe bahagiye bagasaranganya. Ibaza urwo rukundo abantu bagiraga rwo gusangira amashereka. What means ko turavukana bro. Uko wabigenza kose igikorwa uri gukora uri gusebya mushiki wawe, namwe gusanga kuriya uyo mukobwa uhaye usebye ni ukuri ugenze neza ukareba neza. Abanyamurenge turavukana twese, wasanga uri kubikora ari mushiki wawe, atari umwishwa wawe, nikisi ni nyoko wanyu, kubera ko gusa atari mushiki wawe uva mu nda yawe, ubumuntu bwarashize, ugasanga wifuje kumukoresha ikintu. Nimeza ashaka gusakaza amafoto y'abantu bambaye ubusa ku social media kubera uburere bwanyu buke, cyangwa kubera imyitwarire yanyu, cyangwa kubera ubuhehesi bwanyu, muze mudownloadinga abazungu mushiriga ku bantu tumenye mwe mwayohereje nawe abazungu bwa n'uburenganzira bwabo. Ariko nukwera ko wicara ukumva ukeneye gushukisha umwana w'umugeni n'amafaranga kugira ngo uhe video, abantu ngukirye. Uyu muntu uko ari mushiki wawe, ko ari mwene wanyu, ko ari amaraso yawe, ko ari amaraso y'abanyamurenge yose ko akururana, mureke ibyo bintu. Hanyuma nawe wa mukobwa wifata nonjewe ngo baragwa amafaranga ngo utange video, ariko nikumva icyo kintu uzi video ni nk'ibi biganiro dukora kuri YouTube, tibisashira ni ame uzashakwa, umugabo uzaje gushaka bazambwira ngo uri gushaka ndi, ese ntabwo wabonye iyi video kandi uzogeraga ngo yarashize. Hari abahungu bafite ama-app gusa yo kuzibikamo, akaba atunze video yawe gusa avuga ngo any time azagera ku kintu runaka nzokimwicira. Twabaye abagome, abantu twabaye babi. Umwana wibyariye yajya gushaka bakamubwira ngo ese kuraje gushaka umukobwa wande uzi nyina, ntabwo uzi nyina, dore nguyu. Rero ni ikintu gifata ubuzima bw'umuntu bwose, ni ikintu kibi ku rwego rutabaho, ni ikintu waba wakoze utigeze utekereza n'umunsi umwe. Ibaze ko ariyo decision ya nyuma mbi wigeze gufata mu buzima bwawe n'ababikoze. Ibaze ko ariyo decision mbi mu buzima bwawe bwose waba ugiye gufata niba uri gutekereza kubikora. Nico kintu kibi cya nyuma kibaho ugiye gukora niba ufite gahunda yo kuzabikora kubera amafaranga, kubera ko ibi bizagira impact ku buzima bwawe, ku buzima bw'abazagukomokaho bose.
ubusebeje wisebeje usebeje nyoko iso sokuru wawe abana bazava mu nda yawe abuzukuru bawe uri kumva icyo kintu kubera gusa just amafaranga amadolari ntabwo byari bikwiriye inshuti zanjye ntabwo byari bikwiriye ejo bundi nagiye kubona mbona n'abagabo bari mu kubikora baza noneho ngiye bahora bamuriwe imirimo irahengama bibaze mvuga ibintu ntanaseka ukuntu biba byambabaje umuntu w'umugabo Yesu mutumye nyibuka pe Yesu we kugira ngo bamwemere agahindura ururimi akigira umutwe akigira umushi uri umunyamurenge kandi abana baba barakubonye uzababwira iki bana banjye bene gutwara nabi bafite video ya se bafite video pawo uziko uyu mukobwa w'uyu mugabo azaje gushaka bikamugiraho ingaruka se bazavuga ati muri famille yabo dore se ukuntu ameze kandi n'ukuri kw'Imana umwana mukobwa arengana ari intama ariko wowe se ugiye kumwicira ubuzima rero niyo mpamvu umuntu wese asabwa kwitwara neza kugira ngo abikorera bazamukomokaho kugira ngo abikorere urubyara azabyara bazavuga ngo sokuru yitwa runaka tagwe nk'ukuntu zo kwishaka ngo nduwa runaka uko urumva muri iki gihe bavuga nukuza mvuga ngataruka nukuza mugaragara ku izina rya basohoye video kama ngutaruka ngarura ku wundi gukurikiye kuko sinokwemera ko bamenya ko ndi umwuzukuru wawe nukuza mvuga ngo nitwa runaka nkavuga ko ndi wasokuru nsize papa nta kintu yakoze so guys kubera iyi mihanda social media zabaye mbi ariko n'abantu babaye bariwe abantu mwabaye abagome uzi ko usigaye ubona video ya mugenzi wawe inshuti yawe aho kugira ngo wirukire umubwira ati yewe ibi bintu wahashatse ukuntu bihagarika cyangwa se ukaba wamubwira ati yewe niba iyi video uyifite yisibe uri gusubiza mwene data uzi ya video yikugezeho ukuntu iba yanditseho ya video yikugezeho banditseho ngo it's shared many times ngo iyi video yasharinzwe inshuro nyinshi icyo kintu cyonyine gishoboye kuyikorera kuyisharinga abantu basigaye nshaka kumbuga z'ikanisa ugasanga umupapa n'umudiyakoni kurubuga dukanisa dutumiye video ya Banyamutegetsi tuba turi gucishijemo ubundi umuntu w'umugabo ufatira video ukayisevinga gute wowe n'abatazisiba ngo zizabafasha ngo in time mu gihe tutazi nukuri abantu twiyubahe amafaranga ni ikintu ciza cyane kandi amafaranga ararenze bro ntago nakubwira amafaranga si meza ni meza 100%. Ariko se uzika ari nko kugura ubuzima bwawe ngiye mba numva ibintu bimbaye hari n'umuntu wigeze kumbwira ko twe tuba kuri social media cyane umuntu arahamagara w'umushuti wanjye ngo shango ngo kwingo nukuri ngo nabonye video yawe ngo umeze gutya na gutya uri kumwe na runaka nyine izi video z'urukozasoni tu niyo abantu baza bitiranya ibintu gute ndavuga ati ngewe urambona nyakumbona ngewe nyangewe ndi kubikora Yesu ariko mva ndamuga se noneho akajya ambwira ngo ndangije ndamubwira ngo nukuri ngo ndakora igishoboka cyose ngo kunguza video yantezije hanze niye nta muntu ufite undi mbabazi iyo video ije kuhaba iba yaragiye hanze so muri gutera abantu ubwo bamufite video yawe tagabantu bose twasohoye video tagabantu bose dusohora video bro
ari nasabwira ngo nuzankomoka ukumva isengesho ryiza pe ntabwo nzi ikintu kinaba nangoye cyatuma njyewe njya no kubikora let's say ko umuntu ari umuntu yobikora nkifata video cyangwa ukamfata video hari umukobwa nabonye nyine bari gufata ziriya video z'uko zasona akazabwira umuhungu hawe mufata video ko yari ayifashe gutya selfie bwengewe arambwira ngo yaye ngo simpaye nshaka kumfotora abanyamunengeze ngo kari gasekwa ka keza ntuguseka nyine tubwire gute ubundi afata telefone muri gukora biriya bintu gute reka tuvuge ko kubikoraga umugani wa Bibiliya mu kubwinda zanyu zabananiye kubw'Ibibiliya yabananiye reka tuzite gutyo ariko se video aba ari iki muri shooting mufite amacana muri kwa uploading muduhega mama content kwa uploading ariko mu gihe wanaguye muri ico cyaha make sure kuri safe ariko ibyiza nukurandura umuzi w'icyaha kuruta uko wakwigiza hirya video y'ibyo ukora buriya ziriya video zigukorera ibintu bitatu mu buzima bwawe zikumara imbaraga mvuga ni imbaraga zose z'umubiri n'iz'umutima icya kabiri zikwambura icyizere confidence uzi wasohora video zikuja mu bantu kuntu bigoye wowe ngenda hari igihe bigeze kuvuga ngo ari nasohoye video nyine hari umugore wasohoye video nyine umunini ungana na Aline ndakubwiye ngo nageraga ahantu ntari Aline nagera gusanga n'abagore babiri bagataceceka kuko niyo bavugaga nagera ku cuma cy'amata bagahita baceceka avuga se ahantu ndi kugera ko abantu bose ari guceceka byagenze gute naje gufatisha amakuru nageze mu rugo ko Aline ngo yasohoye video nyine uwo mugore yasohoye video nyine bari kumwitiranya na Aline ibaza niba njyewe ndi kugenda muhanda mbona ko nziranye na Aline cyane inshuti yanjye nagira no gatacika ibaza noneho wowe nyiri video numbacaho hari n'umugore mu rusengero ari kuramya ari kuririmba imbere ngo se kuri yurijya ngo karaje ngo kuririmba ngo kuriya ngo pastor ngiya mutenze uri kumva ukuntu nawe kuvuga none ibaze byibura Aline baramubeshyeraga ibaza noneho hari ukuri bikwambura icyizere bikwambura confidence icya gatatu bikakwicira izina bya burundu kandi buriya hari abantu bategereje intsinzi yawe kugira basohora ibibi byawe kuriya hari n'umuntu ufite video yawe ariko akababona n'ubundi nawe usana video n'ubundi ibyo ukora birasa na ya video arayishira hanze se uraseba ariko umunsi uzakizwa ukavuga ngo ndakijijwe nemeye Imana ukaba wanashaka umunsi wawe gukora video bazoyishira hanze kubera ko baza basebyaga umuntu ntibasebya umuntu utariho basebya wa muntu ufite izina kugira ngo usebe nyine nuko uri umuntu muzima bakakumanura so yaba ari mu bupagani bwawe yaba ari mu biki byawe utarakizwa gerageza urinde izina ryawe kurusha ibindi bintu byose kuko niryo wowe nta mugabo wose sasa ngo umugabo nti ujana patayiri ngo bawudode tibishoboka iyo akugaye umva ni rimwe na rizima uzurinda uhwera kukiriyo cyawe bakazabongorana ngo Yesu ngo uko umuntu wapfuye ngo ari wundi ngo rwose ya video hari umugore nagiye ku kiriyo cyiwe ngewe kujya bongorana hose nkumva ngo ntabwo yishwe n'ibigoyishwe n'inzoga umukecuru umunyamurenge tubwire ngo kiriyo bazokubembereza ahantu babaye ari ku rwego niyo waba uri gupfa batotinya kukubwira ibintu byawe so guys ntatinze ndabasaba ndabinginga abahungu bacu bo muri diaspora mugirire impuhwe bashiki banyu bari muri Afrika bakennye ndabyumva ubukene buraryana kubura ikintu hereza umwana biraryana ariko
uzi ko ibi bintu byose ari gukora ariwe uzabibazwa kuko ufite ikintu ushaka kumushukisha. Ariko rero tugerageze kuburara rimwe si igitangaza ku buryo ufata izina ryawe ryose n'ubuzima bwawe bwose bw'abana bawe bwa nyoko naso bwose ubutesha agaciro kubera amafaranga. Twiyubahishe ikirenze kuri ibyo dukundane. Uzi ko impamvu aya mavideo asohoka ari urukundo rwashize mu bantu, kuko ntago naba nkunda nyine mushyire video yiwe hanze. Njyewe mbonye video yarine ngerageza uburyo bwose hatazagira n'umenya ko iyo video yigeze kubaho kubera ko mukunda, ariko kubera ko nyine mufitiye ishyari, kubera ko nyine yari kagashari gahora ku mutima n'inyibara ndayisharinga mfite mbisi bakanabona ko ari njye wabikoze. Rero dukundane, tureke gufata amafoto y'urukozasoni ngo dushyire kuri social media, tureke kwigira abasazi. Uzi ko nyuma y'ibi hari ubundi buzima? Nzarumva ngo muri tugera ngo hari hejuru ngo mu rubanza ngo bazazana filime yawe. Hari umuntu utabazi ko kureba filime yiwe. So guys, ndabagira inama yo kwikunda, kwiyubaha, kubahisha abanyu ndetse no gukundana mwese muri rusange. So ntabatindiye naho kanshaka kubabwiraho kugira ngo twongere kandi dukangura imitsi yarisinziriye. Abantu bazafata amavideo mureke kugira ngo ibintu bigende neza. So guys, ndabashimiye ko muri abantu beza, ndabashimiye ko mutwumva, ndabashimiye ko ibyo mwumva bigiye icyo bibamarira, ndabashimiye ko mutwereka ko mwabyumvishije, ndabashimiye ko mukomeza kuduteza imbere, ndabashimiye ko mukomeza kutwereka urukundo rwanyu rudashira. Muri abantu beza. So guys, mukomeze mukore subscribe kuri AM TV show, kuri The Beauty TV show, mukomeze mudukunde, tuzabaha byinshi bizabagirira akamaro. Thank you so much guys for watching.